Muze gute? Kugenda nk'umuntu unaniwe ngufashe? Lewis. Kugenda nk'umuntu unaniwe ngutwaze? Reka ngutwaze. Reka ngufashe. Lewis. Ngwino tugende. Tugende hehe? Aho ugiye ngwino ngwerekeze. Aho tujyane? Ngwino tujyane mu rugo tuganireho. Mu rugo iwacu? Yego. Uremeye kuhaza? Nta kibazo. Tugenda ahubwo. Lewis. Mbonye ukuntu wari uri kugenda unaniwe ndavuga uriya muntu none ko yashaje aho bayiki. Lewis, uremeye ndi kurota cyangwa? Turi kumwe. Akushiri nukuri urantunguye cyane. Nukuri ariko urabizi ko iyo nkubonye uri mu turimo mba ngomba kugufasha. Ahubwo nuko biri kunanira none ibintu ni yaye. Utu uratuzi? Ndatuzi. Tukaba twita garlic. Tungurusumu. Ngiye kuvuga ngo ibyo bya garlic ni ibiki? Ase twatuntu twakuntu wagiye unyigisha ko mbona biri kunanira ari gahanzo nyerekeye. Shiri nakubwiye uragira uko. Dukuru ni imbaraga. Nari twitanga chat twose okereka none. Cyangwa se ukore vugira ngo amena cyangwa se ngo Imana ishimwe kuko ari ibintu byiza ndetse tutanatekerezaga ko byabaho. Mbega ibintu byiza. Alice na Lewis final barahuye. Ni ibintu byiza rero twebwe nk'abantu dukunda Alice na Lewis twari dutegereje kubona, twahoraga dusaba mu bantu bakurikiranira ino filimi The Homeless Girl ngo babitwereke ndetse manatubwire uko bihagaze ni tariki Alice na Lewis bazahurira. None kuri uyu munsi turababonye bahuye. Ni ibintu byiza cyane rero, reka tubwire Imana ati Mana nahawe rwose, Imana ishimwe, amena. Kuba Mana ubikoze ndetse ibintu twumvaga twebwe ko byashoboka wowe urabishoboye, Mana uhabwe icyubahiro. Rero guys, bano bantu mukunda ino filimi The Homeless Girl, murabizi ko ari filimi yaje kuba yatigitisha abantu benshi. Twebwe nk'abantu benshi tuyikunda turavuga ati ese kuki Alice na Lewis batari kugumana ndetse ngo banahure, nubwo kido by'umwanzi Satani yaje kuba yabyivangamo akavuga ati ewa reka rwose mbyivangemo nandukanye Alice na Lewis binyuze muri Mama Lewis. Mama Lewis buriya nawe ajya tubihiriza ibintu, murabizi namwe mujye mubona ko Mama Lewis yaje bari watumye Alice na Lewis batandukana kuko yahaye sheke Alice ngo namuvire mu buzima bw'umuhungu we. Alice nawe arabyanga ariko birangira agiye kubera kuhatirizwa cyane ndetse no kusunikwa cyane ngo nasohoke mu gipangu cy'abandi. Rero uyu munsi mwabonye ko Alice na Lewis bahuye. Ni ibintu byiza cyane, ni ibintu tugomba kubwira Imana ati Mana uhabwe icyubahiro. Ni ibintu tugomba kuvuga ati ewana Mana jya uhora rwose uducungiye Alice na Lewis bajye bakomeza guhora. Ni ibintu rero tujya tubona nk'inzozi, ni ibintu tujya tuvuga ati ese bizashoboka ryari. Ni ibintu duhora twandikira abantu bakinnyi ba filime ati Alice na Lewis nibahure, Alice na Lewis ni babonane. Ndetse nanjye ubwanjye hari igihe mbona abantu banyandikiye ati ese ko Alice na Lewis batari guhura byagenze gute, ati mwabahuje kuko. Ariko mubonye ko ari ibintu byiza, ni ibintu byo gushimira Imana. Ubonye ko byagenze neza, Alice na Lewis barahuye. Tugiye kubabona noneho rwa rukundo rwabo rukomeje guhinda. Noneho wowe wifuza kubona Alice na Lewis barimo baraganira ndetse bari no kuvugana amakuru meza, bakina dukino tw'urukundo, ugiye kongera ubabone neza ndetse banishimye kugira ngo nabo bakomeze baturyohereze filime. Rero ntabwo twakwirengagiza yuko rwose Mama Lewis akomeje kuba ari ku ruhande ndetse anakomeje kugenda ashaka kuba yatandukanya Alice na Lewis. Ese ko iyo tugeze mu byiza n'ubundi ku ruhande haba hari ibibi, ni ukubera iki? Ni nayo mpamvu rero tuba tugomba gusenga Imana kugira ngo ibyo bibi biri ku ruhande bitsindwe mu izina rya Yesu, bijye ku ruhande. Ibintu byose byatuma Alice na Lewis bongera kudahuza, bongera kutumvikana, nibijye ku ruhande rwose. Rero muvandimwe, nshuti yacu ukunda Alice na Lewis, nshuti yacu mugenzi wacu ukunda filimi The Homeless Girl, nta gihe ndetse nta n'igihe kiratakara, naho birajya. Alice na Lewis bazagumana, urukundo rwabo ruzaba nk'urwa Jacques na Rose rwose. Wibitinda kuko twabonye yuko Alice aho yahuriye na Lewis byabaye ibintu byiza, bahuye barishima, baraseka, bakora utuntu twiza tw'urukundo. Ubona ko ari ibintu tugiye kwitega muri episode zikurikira. Rero nshuti yanjye nawe rwose wivuga ngo ntirirarenga, nawe uvumura itararenga. Rero buretse nkwereke
uburyo Alice agiye kuba yabaho mu buzima noneho burenze ubwo yari arimo. Twari tuzi yuko rero Alice yirukanwe, yababaye, amerewe nabi, ari mu marira rwose, afite agahinda gakomeye, ahora yicuza abwira Imana ati se Mana, jye nakoze iki, nacumuye iki gituma rwose Lewis akomeza kungira igisambo, akomeza kungira rwose umuntu udahabwa agaciro, kandi azi ahantu yankuye ndetse azi n'ahantu yanshyize ahariwe. Bituma rero Imana ivuga ati ntabwo nabisyemera mwana wanjye Alice nkunda, ntabwo natuma rwose ukomeza kwicwa n'irungu utari kumwe n'umukunzi wawe wakunze, reka nongere ngusubize umufasha wawe, umutware wawe agufashe rwose kumererwa neza ndetse no kongera gusubira mu buzima bwiza. Alice rero nawe yabyakiriye neza, disi Alice wa mutima mwiza agira, bwaba umuntu ndetse n'urugwiro ahora agaragariza abantu muri filime zose akina, ntabwo ahwema kubigaragariza imbere ya Lewis, ntabwo ahema kubigaragariza imbere ya Lucky, kuko akomeza kugaragaza ubumuntu bumuteyemo ndetse n'urukundo aba yifitemo, n'ishyaka rye rihora ku isonga. Rero muvandimwe, wabonye ko rero na Lewis nanone akomeje guca umugambi wo kubatandukanya, ngo ngafate Lewis ngamushyingire umukobwa yitwa Tricia. Gusa ntabwo nanone Tricia akomeje kubyumva neza, ndetse ngo akomeje nawe kubyishyiramo neza. Hano igihe bavuga yuko rwose agomba kubiharira Alice, akaba ari we akundana na Lewis, kuko ngo yabonye atagerageza, ari ibintu atagomba kwinginga, ahubwo ngo urukundo rwizana. Ari nayo magambo menshi abwira Lewis rero nawe ntago ajya ava ku izima ngo areke gukunda Alice, kuko rwose amaze kumwiromarikamo byabaye patana rugi, ntago rwose byoroshye kuba yakwikuramo Alice, ahubwo na Alice ntago byoroshye kuba yamwikuramo. Rero murabizi ko Alice ari uwo ku mujyi, ariko nanone yabaye ku mujyi mu buzima butari bwiza, aho nta muntu wamurebaga, aho nta muntu wamuhaga agaciro, ndetse ari n'umuntu mukuru. Alice urabibona, by the way, ni mukuru, ntago ari umwana wenda ngo uriya mwana ati ni ubusazi cyangwa se ni iki. Rero Alice yaje kunyura mu buzima butandukanye, bwa buzima butuma umuntu wese yibaza ati ese Mana nacumuye iki, aho usanga uri mu buzima butoroshye, bugoranye cyane, ugasanga ndetse n'abantu benshi baribaza ikintu wacumuye, umuntu wishe, umuntu wibye, cyangwa se umuntu wakubise, ku buryo ibyo bintu nawe wabinyuramo. Hari ibibazo rero bigoranye kubyumva, nibyo uno mukobwa wacu Alice yanyuzemo. Noneho kuba ari n'umukobwa biratangaje ndetse biranababaje cyane, ntabwo twari kubyitega rwose, ntabwo twari kubyisangamo ngo tubyishimire, ariko kuba yarabigezemo ni igihe cyiza cyo kumusenyera ngo abisohokemo, kugira ngo akomeze anagire mu buzima bwiza, ave kwa Lucky, yubaka urugo, azajya aze gusura Lucky, asure Ono, asure Nana, asure ndetse n'umuryango wose wo kwa Lewis, nubwo utamwifuriza ibyiza. Rero niwo mujyo abantu benshi njya mbona bandika ati mama Lewis ni umugome, mama Lewis akora ibintu bibi, mama Lewis rwose arimo aragenda abangamira icyiza, ati ni sekibi. Rero reka tutekereze kuri aka kantu ndetse tunagasengure. Nibyo koko ntabwo wibeshya kuvuga ko mama Lewis rwose agendaho agateza akaduruvayi, akabishya filimi, ndetse ugasanga n'abantu benshi mwaravuga ati ese ko mama Lewis akomeje kumbangamira, bite byiwe ko akomeje no gutuma Alice rwose intego ye bona Lewis itagerwaho, ati ni kuyihe mpamvu. Rero ugiye kuba wamenya impamvu mama Lewis akora bino bintu, ndetse n'impamvu rwose tugomba kumwiruka. Mama Lewis rero ntago ari umuntu mwiza, kuko akomeza rwose kugenda atubangamira. Nawe nimba ubibona rwose ntuze kugenda utanabyanditse muri comment, kugira ngo bibe akarusho noneho tunamwereke yuko mama Lewis rwose atubangamira. Mama Lewis murabizi ko byanatangiye ari we yirukana Alice, amuha sheke, amushinze ibinyuma bitabarika, amwita umujura, amwita igisambo, amwita ibintu byose bishoboka. No muri izi minsi usanga arimo aragenda amutoteza, amubwira ibintu bibi, akomeza kumubwira amubwira abandi bantu bati Alice rwose ni umugome. Noneho usanga agakobwa Kenana nako kamufasha, karamubwira ati ewana Nana rwose nawe ukomeje kugenda umfasha, ni ibintu byiza rwose, ngo ukomeze ngo kugenda umfasha. Nawe akishima ati ngo mama ngo ukora ibintu byiza, ngo uzi ubwenge, ngo warubase, ngo kandi ngo ifuranga igomba kugenda na se, ngo nka nyina cyangwa se nka se, ngo rero ngo ni ibintu byiza. Nana rero nawe bikamushimisha, akumva ko ari ibintu byiza cyane, agomba gukomera amashyi. Gusa ntabwo ikindi kintu rwose ari ikintu cyiza, binabaye ngombwa rwose
na mama Tricia twamuripotinga akajya kuregwa akanafungwa, kuko nimba sorry gato, ni mama Lewis cyangwa se mama Nana, ntabwo ari mama Tricia. Mama Tricia rero nawe ubona ko bona mama Lewis nako ubona ko nawe akomeje kugenda rwose abwira nyine ni mama Lewis abwira Tricia ati Tricia tuza bizagera ku murongo. Rero guys, murakoze cyane, mukomeze mugire ibihe byiza, muzagira kure, you will get away, you will go to the far away. Nta gihe kirashira cyangwa se kiragenda, muracyari mu mwanya mwiza. Alice na Lewis bazahura ndetse banamererwe neza, naho bazajya bari hano ku bwacu.